Kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Mata 2025 nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyasohoye itangazo rivuga ko ubukwe buzajya bubera mu Rwanda. Abakozi ba Rwanda Revenue Authority bazajya baba bahari bafite ifishi igaragaza ibikorwa byose bijyanye n'ubukwe bigomba gusora. Muri kumwe nanjye Mombasa. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iki gitangazamakuru, kanda subscribe, ukore share, ufungure inzogera kugira ngo amakuru ajye kugeraho ku gihe. Rwanda Revenue isobanura ko iyo fomu igizwe n'ibice bitandukanye aribyo birimo ibi bikurikira: abakora decoration handikwaho amazina yabo, nimero ya telefone ndetse na TIN number cyangwa izina ry'ikigo bakorera. Abacuranza cyangwa se sound system cyangwa se sonorisation nabo basabwa gutanga amakuru arimo amazina ya telefone na TIN number. Abatanga amafunguro n'ibinyobwa handikwaho amazina y'isosiyete cyangwa se umuntu ku giti cye, nimero ya telefone, nimero ya TIN. Itorero abaririmbyi batanga amazina, telefone ndetse n'izina ry'itorero niba ririho. Abageni hazandikwaho amazina y'abageni, telefone ndetse na telefone y'umuyobozi w'ubukwe, uwo twita coordinateur niba hari. Iyi gahunda igamije kumenya ibikorwa byose byinjiza amafaranga binyuze mu bukwe, bityo ababitangamo serivisi iyo ari yo yose bajye batanga umusoro uko bikwiriye. Ni gahunda yitezweho gutanga umusaruro mu kumenyekanisha abacuruzi batari basanzwe bazwi ndetse no gukumira ubucuruzi bukorwa mu buryo butemewe n'amategeko. Rwanda Revenue kandi ributsa ko gutanga umusoro ari inshingano ya buri muturage wese winjiza amafaranga binyuze mu bucuruzi cyangwa se itangwa rya serivisi. Aha ngira ngo murabyumva yuko abantu mwese mutegura gukora ubukwe mugomba kubahiriza aya mategeko. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.